dushimiye Imana ishobora byose, dushimiye Imana umwami wacu Yesu Kristo, tumushimiye neza n'ubuntu agira, tumushimiye ubwiza bwe, tumushimiye n'imbabazi ze nyinshi, tumushimiye iki gitondo cyiza cy'umugisha, tumushimiye uyu mwanya batwemereye kuboneka mu maso ye n'iby'igiciro kandi n'iby'igitangaza. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi rero turakomeza na ya gahunda yacu tubyuka dusenga Imana. Ndibwira ko umaze kumenyera kubyuka ubwira Imana, winginga Imana cyangwa se ushima Imana. Kimwe cyo urakwiriye gushima Imana mu bibaho byose. Ndatekereza neza yuko buri gitondo kikubera umugisha. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turiga ijambo rivuga ngo menya aho ubariza ibyawe. Ese ibyawe ubibariza he? Ni mu nshuti, ni mu bavandimwe, ni mu miryango, ni mu baturanyi, ni mu bayobozi bawe, ni mu itorero se, n'abavandimwe musengana. Ubundi ubariza hehe ibyawe, ubuzima bwawe? Iyo ibintu bitagenda ubariza hehe? Imana ishimwe cyane kandi Yesu aduhana umugisha. Ukwiriye kumenya neza aho ukwiriye kubariza ibibazo byawe, kubera yuko ibisubizo by'ibibazo byawe biri ahantu ugomba kumenya. Rimwe na rimwe tujya tubariza ahantu hadasobanutse, ugasanga nturi gusubizwa kuko wabarije ahadahari cyangwa se ahadashobora kugusubiza kubera ibibazo ufite bitandukanye cyangwa se icyo wifuza kumenya. Narababwiye ngo iyo ushaka kumenya imikorere y'ikintu ugomba gusoma kataloge. Nimba ushaka kumenya imikorere ya telefone yawe, soma kataloge. Nujya kumbaza uko telefone yawe ikora, rimwe na rimwe nshaka kuba naratunze itameze nk'iyawe cyangwa se naratunze nk'iyawe, wenda njyewe nkagira ibibazo bitandukanye. Nshobora kuza kubwira ko telefone ari mbi kandi ari imikoreshereze mibi yanjye nagize. Rero nushaka kumenya iby'ubuzima bwawe n'uburyo bugenda, uzasome kataloge. Mu buzima busanzwe bw'umwuka ufite Bibiliya, niyo kataloge yawe. Ukeneye kubaza ese bigenda bite? Amakuru y'ubuzima bwanjye, Imana ni iki? Ese nayikorera gute? Ese nayitwaraho ne? Muri kataloge cyangwa se muri Bibiliya byose birahari. Rero abantu bazagusobanurira, tuzagerageza uko dushoboye, tuzakubwira ijambo ry'Imana, tuzanagusengera. Ariko nushaka kumenya icyo Imana igushaka wonyerezana n'ikikwibwiraho, shaka Imana, ishakishe gusenga, ishakishe kuyiriza, ishakishe kuyinginga kandi uyishakishe gusoma ijambo ry'Imana yandikishije. Dawidi aravuga ngo Uwiteka Imana nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo riradukomeza, riraturema. Uyu munsi rero turi kuri ya ntego ivuga ngo menya aho ubariza ibyawe. Mwene data, menya aho ubariza ibyawe, wikirirwa witeza intambara n'urusaku uvuga ibintu hirya no hino, uvuga rimwe na rimwe utenda no kubigarura. Hari aho wabariza ibintu bigakunda. Hanyuma reka twihute dusome mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni igice cya 4, turahera ku murongo wa 27, 2, 4. Igitabo cya kabiri igice cya 4 umurongo wa 27 aravuga ngo ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi, amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke. Afite agahinda mu mutima kandi Uwiteka yabemeje, ntiyabimbwiye. Umugore aravuga ati mbese ninjye wasabye databuja umwana w'umuhungu? Sinakubwiye ntiwibeshya? Elisa abwira Gehazi ati cebura wende inkoni ugende, kandi nuhura n'umuntu wese numuramutse ukuramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe sinagusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Iyi ni inkuru ya Elisa n'umugaragu wa Gehazi ndetse n'umugore bari barabanye cyane, kuko uyu mugore yajyaga acumbikira abantu bakozi b'Imana. Hanyuma igihe kigeze, uyu mugore ngo ntago yagiraga umwana, umugore w'umushunemu ngo ntiyagiraga umwana w'umuhungu. Hanyuma kuri uko kugira neza abantu b'Imana, Elisa yifuza kumwitura, aramuhamagara aramubwira ati se urashaka kumenyekana ibwami? Umugore avuga ati wapi, nibereye mu bacu rwose biranyuze. Ariko babuze icyo bamugororera. Gehazi aravuga ati ariko ntagira n'umwana w'umuhungu. Elisa aramubwira ati ni ukuri Imana izaguha umwana w'umuhungu. Imana ishimwe cyane.
hanyuma rero igihe cyaje kugera umwana ngasanga se aho bari bakora asanga ataka umutwe mwinshi cyane, amuha umugaragu ngo amusubize amushyire nyina aragenda biranga amwicaza ngo kubibera umwana arapfa. Hanyuma rero arangije amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana ko bari baramucumbikiye mu cyumba cyo hejuru, niho yazaga akaruhukira. Ubwo aho iyo yageraga aho ngaho niho yaruhukiraga, amushyira hejuru mu cyumba cyo hejuru. Umugore atumaho umugabo aramubwira ati ntiza gato indogobe ndashaka kujya kwa Elisa. Aramubwira ati kugiye kwa Elisa se mu gihe kitari cyo kujyayo, mu gihe simboneko z'ukwezi ugiye gukora iki? Umugore aramubwira ati wowe ntiza umugaragu umwe nkwereke ndashaka kujyayo ni ngombwa. Nashimye cyane uyu mugore mu buryo bukomeye cyane. Hari abantu bazaho babariza ibibazo byabo, hari abantu badata igihe cyabo bavuga ubusa, hari abantu badata igihe cyabo n'abantu batari bubagirire akamaro. Muri abo bose yaba umugabo we, yaba abagaragu batunze, yaba inshuti, yaba abavandimwe, nta wenda kumuzurira umwana, ntafite igihe cyo guta rero ababwira ibyabaye, aza ahabariza, aza aho umwana yaturutse n'ukuntu byagenze, ko yari yambwiye ati nta kintu nkeneye, akamubwira ati noneho rero uzabyara umwana, ntawamusabye ariko uzabyara umwana w'umuhungu. So umwana apfuye rero, umugore ati ubu aho yaturutse ndahazi. Nabibabwiye iyo umuntu ashaka kumenya uko ikintu gikora ajya kuri kataloge. Nushaka kumenya papa si ubuzima bwawe, baza uwaremye ubuzima, akubwira ati burya nkubumba, nkakubumba uri muremure, nkakubumba uri mugufi, nkakubumba uri inzobe cyangwa uri igikara, ufite karagitini ukunda kuvuga cyangwa se ucecetse cyangwa se ukunda guseka cyangwa se udaseka, nagira ngo uzakora iki ngiki, jya kuri nyir'ukubirema. Umugore rero aravuga ati no ndagomba kugenda. Umugore aramubwira ati se kugiye? Ntiyamubwira ko bapfushije, kandi urabizi imbaraga z'urupfu uburyo ziremera. Uyu mugore naramutinye cyane uburyo ziremera, gupfusha umwana ntubibwire umugabo. Ashyira amataneka ku ndogobe, abwira umugaragu ati umva uze kugenda buhoro mu gihe mbikubwiye, ariko ubundi wihute mfite ubutumwa bwihuta. Aragenda asiga umwana aryamye ku buriri bw'uwo mukozi w'Imana. Arihuta cyane aragenda, umukozi w'Imana amubonye atuma Gehazi aramubwira ati genda umbarize uriya mugore ni amahoro, umugabo ari aho, umwana ari aho, kuko ngo Imana yari yabimuhishe. Imana ishimwe cyane, si ngombwa ko Imana ivuga ibintu byose. Hari byateye ngo nsengera ngo Imana ngo ikombweho iki, ibyo bisa n'ubupfumu. Si ngombwa ko Imana ivuga ibintu byose, hari igihe izakuyobora, hari igihe izavuga, hari igihe itazashaka no gusubiza icyo wayibajije, ariko iba yumvise. Nicyo cyiza cy'Uwiteka. Hanyuma rero umugore abwira Elisa abwira Gehazi ati mumbarize, genda umusanganiro mumbarize bite byawe mu rugo ni amahoro? Umugore aramubwira ngo ni amahoro. Mu yandi magambo wenda gusubiza, ndakubwira ibibazo ngize, nta gisubizo ufite, ntacyo kumbwira, nkubwira ibibazo byanjye gute? nkubwire ko mfushije umwana se sodeni, nkubwire ko nsize iwanjye bikomeye se, nkubwire ko urugo rwanjye ruri gusenyuka se ubikoreho iki, nkubwire ko ubushomeri bungeshe se uraza kubikoraho iki, nkubwire. Mbese hari aho duta amagambo yacu bitari ngombwa, kandi hari aho kuyashyira akabyara umusaruro. Hari uwo kubwira ibibazo byacu bigakemuka, hari n'igihe cyo guta igihe cyawe. Ugenda ubwira abahisi n'abagenzi, uvuze induru ndapfuye ndarangiye. Imana igeze kubwira Abisirayeli avuga ati nimuzenguruka Yeriko mugende mucecetse, muyizenguruke inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane, inshuro ya gatanu mpaka karindwi, mubone kuvuza amakondera, ariko mugende mucecetse. Hari umwe wigeze kuvuga ngo yabarindaga ko bazenguruka ku nshuro ya mbere bavuga, hanyuma umwe akajya agenda ngo abwira undi. Murabizi abantu barimo bazenguruka bari benshi, umwe akagenda abwira undi atari ko bino bintu urabona bizavamo, hanyuma abantu bagacika intege. Umwe niko yigeze kuvuga, kandi koko byashoboka. Bazenguruka inshuro ya mbere akavuga ati ako se urabona bivamo, bazenguruka ya kabiri ako se ibintu nabyo umenya Yosuwa ari umusazi. Bakagenda bacana intege ku buryo barangiza umunsi wa karindwi hasigayemo bakeya. Murabizi ko ururimi narwo rumeze nka kanseri cyangwa rwihuta cyane nka covid, rurandura cyane. Rero
umugore ntiyigeze abwira n'umugabo wahagiye atavana mucina njya kumwira ati narazi ko umwana yapfuye uriya uriya mukozi w'Imana, cyangwa se ngabwire Gehazi nkambwira ati yego mvuye mu rugo ariko birakaze umwana wanjye yapfuye rwose birakomeye, oya aravuga ati njyaho ngenda hazi. Imana ishimwe cyane, aho tujya turahazi. Imana ishimwe, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye, nta cyayisimbura mu buzima bwacu, ni nini cyane. Aho tubariza turahazi, abo tubwira ibyacu, aho tuza niyo nshuti nziza, urazurikarira ikamenya icyo ukurijije ikanaguhoza, ntiyakuvamo, ntiyagenda ikuvuga, ntiyakubwira abandi, mugirana amabanga, mugirana ibanga rikomeye ikarikubikira. Imana ishimwe. Hanyuma rero twasomye amagambo avuga ngo umugore araza, ageze kuri Elisa rero amwikubita ku birenge, ntihita namubwira ati umwana yapfuye. Arangije kumwikubita ku birenge, umugaragaraza ashaka kumuhagurutsa. Elisa aravuga ati mwihorere, mureke kuko afite agahinda mu mutima kandi Uwiteka Imana yabimbishe. Umugore atangira kumubwira ati ariko ko nigeze gusaba umwana, n'ubundi ko nari nakubwira ati ngenda ashaje wibeshya, uriya mwana wamumaye none akaba arapfuye. Nuko ngo nyina nako Elisa abwira Gehazi ati hute umurambike, amuha inkoni ati ntugire n'usuza ugende umurambike ku maso. Umugore arareba aravuga ati reka njye sinkorana n'abagaragu, njyewe uwavuze ko ngomba kubyara ndamuzi. Gehazi yari ahari ntiyabihanuye. Imana ishimwe cyane, yari ahari, yari afite ubushobozi bwo kubivuga se, cyangwa se yashoboraga kubimbwira. Neva aravuga ati ndajyana n'uwabashije kumenya ko nzabyara, ndajyana n'uwabashije kumpanurira, ndajyana n'uwabashije gutuma Imana impesha umwana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo njyana na Gehazi bahanura, yari ahari kandi nta kintu numvise avuga. Mwende magambo, Gehazi nta mbaraga afite zinzurira umwana, nanabimuhisha duhuye kuko narinzi neza aho mbariza ibyanjye. Ntabwo ndi umuswa wo kumenya aho mbariza ibyanjye. Gehazi rero arirukanka n'ubundi, iyo usomye ukomeje gusoma bibiri usanga arageze amurambika inkoni ku maso, umwana yanga gukira. Ariko uyu mugore aravuga ati ni ukuri kose sinza kugusiga, turajyana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none umenye gusenga, umenye wiyadrasaho, ni Kristo umwana w'Imana nzima, ni Yesu. Umenye ko Imana ifite byose mu kiganza cyayo, ni ishobora byose. Nimba warabarije mu bantu bikanga, ukabariza mu nshuti bikanga, ukirukanka mu mutunzi bikanga, ifaranga ntirisubize ikibazo wari ufite, abavandimwe niba baragikemuye, akazi ukora kakaba kataragikozeho, nuko wabarizagaho bidashoboka, washakiye kwa Gehazi, uragerageza ku nkoni bahaye Gehazi ntacyo. Ariko muravuga ati nge nzagusengera, sinzi ibiki. Yesu dusengerane, twikoranire imitwaro kugira ngo Imana irusheho kutugirira neza. Ariko ufite impamvu zo kuganira na data, ufite impamvu zo kumubwira ibibazo uri kunyuramo, ufite impamvu zo kumubwira agahinda kawe, jyayo. Umwenda ukingereza ahera watabutsemo kabiri. Inkoni ya Gehazi arayirukankana, ni umugaragu, nta nubwo azaba umwana yavuye, azashobora no kubimurambikaho ntibikunde. Reka abantu baransengeye, mugende mu nsengere, nimujya gusenga mu nsengere, nimujya mu butayu mu nsengere. Ibyo ni ukwizera inkoni ya Gehazi. Ibyo ntacyo nako inkoni Gehazi bamuhaye. Uriye ko afite impano y'Imana, cyangwa se n'umunyamasengesho, cyangwa se n'umuvugabutumwa, sinanga ko basengerana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo nkoni bamuhaye ishobora kudakora. Ukeneye gusenga, ukeneye kwegera Imana. Hanyuma umugore aramujyana, bagezeyo basanga umwana yanze kuzuka. Kwa Gehazi nta cyakozwe. Elisa rero ngo amwubararaho ubushyuhe buraza, amwubararaho, arasenga, azenguruka inzu yose arasenga, amwubararaho. Igihe kigeze ubuzima bumugarukamo. Imana nishimwe cyane. Twari ku ntego ivuga ngo rero menya aho ubariza ibibazo byawe, menya uwo wiyadrasaho, ni Yesu. Fata igihe cyawe, fata umwanya wawe. Yewe ni mu nsengere, yewe menya sinzi ibiki, uraho uri mu buriri uraryamye, uraho kurya mbese uririra uko wiboneye, ntukeneye no kwiriza ubusa kuko ari abadayimoni bakurwa no gusenga no kwiriza ubusa. Ntukeneye gusenga, ntukeneye kuba imbere y'Imana, ntukeneye gusoma ijambo ry'Imana. Yewe mu nsengero ibintu birakomeye, no haguruka, ushyira amataniko ku ndogobe. Imana ishimwe cyane. Haguruka, ujye ku birenge by'umwami. Iyo yagiye ku birenge bya Elisa, amugwa ku birenge, arabifata avuga ati sinkurekura, umwana wampesheje, dore umwana yapfuye.
jya ku birenge by'umukiza. Imbere ku birenge by'umukiza Mariya yarahaririye, Yesu azura Lazaro ku birenge by'umukiza. Nta kintu kitahakoreka. Umuririmbyi n'uwaririmbye ngo ku birenge byawe niho naboke, amarira nazanye siyo natahanye. Ntabwo wazana amarira ku birenge by'umukiza ngo wongere uyatahane. Rero Mana rwose mundwaneho, ni bande bakurwanaho? Jya ku birenge by'umukiza, shyiramo atandiko ku ndogobe, shyiramo agatege. Yabwiye wari umutware aramubwira ati ntuze guhagarara kugeza igihe, cyangwa se ntugende burokera, kandi njye ubikubwiye yarihuse cyane. Ufite byinshi byatuma wihuta gusenga, ufite byinshi. Nta mpamvu yo kuryama mu kibuga cy'intambara ngo utegereze abagusengera, ngo utegereze ngo abakwitaho, ngo utegereze. Uri umuntu nk'abandi. Eliya yari umuntu nk'abandi, Elisa yari umuntu nk'abandi, n'abandi benshi batubanjirije. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asengana umwete. Imana ibagire neza cyane. Rero ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo, shyira amatandiko ku ndogobe, irukanka kandi ugire vuba. Dore umwana arimo arapfa, cyangwa se yanapfuye. Uyu mugore yasize amurambitse ku buriri bw'umukozi w'Imana, arirukanka. Ibintu birimo biragucika, ubuzima mu buragenda buhoro. Nimba ubuzima bwakunaniye, jya kuri nyirabwo. Nimba uri gukora ukabona ntibigenda, urugo rwawe ukabona rurimo rurasenyuka, irukanka, shyira amatandiko ku ndogobe, unyaruke ujye ku birenge by'umukiza. Ujye ku birenge by'umukiza. Interivasiyo iri hagati aho, cyangwa se intermediary, abakubaza amahoro ni amahoro. Yes, ntabwo bashobora no gukemura ibyo bibazo byawe, ariko ku birenge by'umukiza ibibazo birakemuka. Ku birenge by'umwami ariho bizana, intambara zirashira. Vugana na Yesu, gendana na Yesu, usenga Imana, yinginga kandi ntuyirekure itagwaye umugisha. Usenga kugeza igihe ibintu bikemutse. Senga wongere usenge. Imana ishimwe kugeza igihe ibintu bikemutse. Ntabwo nzi nimba se w'uyu mwana yaraje kumenya ko yari yanapfuye, ariko icyo Bibiliya itubwira ni uko Elisa yamusubije umwana wari muzima. Wasanga se yaravuye mu murima agasanga umwana yakize. Izo sitarago zose atazimenye. Senga winyanyagiza amakuru, witera abantu ubwoba. Jya ku birenge by'umukiza, irukanye kandi ukoreshe imbaraga zose. Imana ibahe umugisha rero, mugubwe neza muri iki gitondo, kandi muhaye muronke. Shalom.